Hello Light Givers, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso 14 uzibonaho ukagira amakenga ugatangira kwitegura ko ushobora kuba utwite. Ni ibimenyetso abahanga bahurizaho bemeza ko bishobora kugaragaza umukobwa cyangwa se umugore utwite. Rero niba warakoze unprotected sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina idakingiye ukaza kwibonaho ibimenyetso, my dear, tangira witegure, witinda, gerageza ushaka ukuntu wipimisha umenye niba koko utwite cyangwa se niba ari ibisanzwe. Mbere yo gukurikirana ibyo bimenyetso ndagusabye kora subscribe niba utarayikora, kandi nawe wayikoze much respect, ndagushimiye cyane, wakoze ikintu cy'ingenzi, ndagukunda cyane. So reka rero dutangirire ku kimenyetso cya mbere uzibonaho ukamenya ko ushobora kuba utwite. Ikimenyetso cya mbere uziyumvaho ni ukwiyumvamo umunaniro kandi nta kintu wakoze. Ahangaha uzumva umubiri wawe unaniwe cyane, wumve nta mbaraga ufite, wacitse intege kandi mu by'ukuri nta kintu wigeze ukora. Ibi ngibi uzaba ubiterwa n'uko umubiri wawe uba urimo uratakaza imbaraga nyinshi, cyane cyane ko haba hari impinduka nyinshi zawubayemo, nko kuba imisemburo yo mu mubiri wawe iba yiyongereye kubera ko wamaze gutwita. Ibyo bituma umubiri wawe ukoresha imbaraga nyinshi ndetse bikabanza no kuwugora, akaba ari byo bituma wiyumvamo uwo munaniro. Ikimenyetso cya kabiri uzabona ugatangira kumenya ko ushobora kuba utwite ni uko uzagira impinduka ku ruhu rwawe. Ahangaha uruhu rwawe rutangira guhinduka, hari abo rugenda rucya gusumbaho ugereranyije n'uko rwasaga mbere, cyangwa se rukagenda rusa nabi ugereranyije n'uko rwasaga mbere. Ibi ngibi nabyo biba birimo guterwa n'imisemburo ariyo progesterone ndetse na estrogen iba irimo iyongera umubiri wawe. Ikimenyetso cya gatatu ni ukuremererwa mu gituza. Ahangaha uzumva amabere yabyimbye, watangiye kumva mu gituza hakubangamiye, hakuremereye cyane. Ibi bizaba birimo guterwa n'uko imisemburo ikora amashereka harimo prolactin iba yatangiye gukora, noneho bigatuma mu gituza hawe atangira kukubangamira. Ikimenyetso cya kane ni uko uziyumvamo uburakari cyangwa se ukumva wagize umushiha udasanzwe. Ibi ngibi biba byatewe n'uko umubiri wawe uba usa nkaho wavangiwe kubera imisemburo myinshi iba irimo gukora ku kigero cy'ejuru cyane. Ibi rero bituma umubiri wawe nawo utakaza uburyo wakoragamo busanzwe, ugasanga wabaye umuntu urimo urahindagurika, umuntu ufite amarangamutima adasanzwe kubera za ngaruka za ya misemburo irimo irakora ku kigero cy'hejuru mu mubiri wawe. Ikimenyetso cya gatanu ni ukwiyongera ku gutera k'umutima. Ibi ngibi biterwa n'uko umuvuduko wawe w'amaraso waba wamaze kwiyongera, noneho bigatuma inshuro umutima wawe wateragaho ziyongeraho inshuro 10 kugera kuri 15 ku munota. Ahangaha murumva ko umutima uba urimo gutera cyane bigaragara, ari nabyo bituma abantu bazi kwitegereza bashobora no kuba bakureba bakaba babibona. Ibi ngibi byo kuba umutima wawe urimo gutera cyane binatuma kandi n'ubushyuhe bw'umubiri wawe bwiyongera. Nk'uko mubizi, umuvuduko w'amaraso niba wiyongereye, n'ubushyuhe bw'umubiri nabwo buriyongera, nk'uko n'umutima uba urimo gukora cyane. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukumva ushaka kurya cyane. Ahangaha ushaka kurya cyane kandi ukumva ushaka kurya ibiryo byinshi,
biba birimo guterwa n'uko umubiri wawe uba urimo gutakaza intungamubiri nyinshi kugira ngo ubashe gutunga wowe ndetse n'urusoro rukurimo cyangwa se umwana ukurimo, bigatuma rero umubiri wawe ukenera intungamubiri nyinshi zo gusimbura za zindi watakaje. Aha rimwe na rimwe usanga umuntu afite inzara cyangwa se afite ubushake bwo kurya ibiryo akenshi atari asanzwe arya, ugasanga umuntu ikintu atatekerezaga kurya yagikunze, nicyo kintu ashaka kurya mu buryo butunguranye. Aha rero nacyo ni ikimenyetso cya gatandatu kizakwereka ko ushobora kuba utwite. Ikimenyetso cya karindwi ni ukubona amaraso. Aya maraso uyabona ku munsi wa 8 kugeza ku wa 12 nyuma ya ovulation. Nyuma ya ovulation ubona aya maraso, noneho akenshi ushobora kuba wayitiranya n'imihango isanzwe, ariko aya yo ntabwo aba ari imihango kuko ahangaha uba wamaze gusama, ahubwo akaba arimo guterwa n'uko intangangore yahuye n'intangangabo bigakora urusoro birimo kumanuka bijya muri nyababyeyi, noneho akaba aricyo gituma ushobora kubona amaraso. Abenshi bashobora kuba bakitiranya nkaho ari imihango, ariko ntabwo iba ari imihango isanzwe kuko akenshi aba ari na make ugereranyije n'imihango isanzwe. Ikimenyetso cya 8 ni ukuremererwa umutwe, noneho ugatangira kumva mu gihe uhagaze ufite isereri. Iki gihe rero niba uri kuyumvamo iki kimenyetso, naho ugomba kubyitondera, kuko niba utangiye guhagarara ukumva ufite isereri, ukumva kwicarana icyo kintu kiguhesheje amahoro, aha naho uzitonde kuko nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko ushobora kuba utwite mu gihe uzi neza ko wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ikimenyetso cya 9 ni ugushaka kwihagarika buri kanya. Uku gushaka kwihagarika buri kanya biba byatewe n'impinduka ziba zabaye mu mubiri wawe, twavuga nko kuba umusemburo witwa HCG cyangwa se Human Chorionic Gonadotropin uba wiyongereye mu mubiri wawe. Noneho kukwiyongera bitera kuba amaraso atembera mu gice cyawe cy'igihimba cyo hasi yiyongera. Iki gihe yiyongereye bitera impyiko kuyungurura y'amaraso inshuro nyinshi, noneho uko impyiko ziyungurura y'amaraso inshuro nyinshi niko zigenda zikuramo imyanda yo gusohoka. Ya myanda ikenera amazi yo kuba yasohokana nayo mu nkari, noneho uko ya myanda isohoka ni gushaka kwihagarika inshuro nyinshi zisumbuye kuzo wihagarikaga igihe utari wagatwise ngo ya HCG ikwiyongere mu mubiri wawe. Indi mpamvu itera kuba wakihagarika kenshi mu gihe wamaze gusama ni ukuba nyababyeyi yawe yatangiye kwaguka. Noneho uko nyababyeyi yawe itangira kwaguka niko itera pressure ku ruhago rwawe rw'inkari, rukarushaho kuba rutoya cyangwa se rukegerana. Noneho uko rwegerana ubushobozi bwarwo bwo kubika inkari igihe kirekire bukagabanuka. Igihe bwagabanutse rero niho usanga urimo kwihagarika inshuro nyinshi ugereranyije n'izo wihagarikaga mbere. Ikimenyetso cya 10 ni ukubura imihango. Ahangaha murabizi ko umukobwa cyangwa se umugore ajya mu mihango igihe intangangore yategereje intangangabo ikayibura, noneho bya bintu byagombaga kuzacumbikira umwana cyangwa se hahandi umwana yagombaga kuzaba, hakaza kwisenyura, noneho bigasohoka ari amaraso, akaba aribyo twita imihango. Icyo gihe rero iyo wamaze gusama ibyo ntabwo biba bikibayeho, kuko
umwana aba agomba kuzaba hahandi hasenyukaga, noneho umwana aba agomba kuzahaba. Icyo gihe rero mu gihe wamaze gusama urabyumva neza ko nta mihango nyine yaza, kuko ntabwo aho umwana yagombaga kuzaba ntabwo hasenyuka kandi n'undi azahaba. Ikimenyetso cya 11 ni ukugira isesemi ndetse no kuruka. Ahangaha bikunze kubaho mu gitondo, aho usanga umugore cyangwa se umukobwa azindukanye isesemi arimo araruka, ibintu bitari bisanzwe bimubaho. Ahangaha nabwo biba biterwa n'uko umubiri wawe uba ukifitemo imyivumbagatanyo cyangwa se utarakira impinduka z'imisemburo iba irimo irakora cyane ku buryo budasanzwe. Ikimenyetso cya 12 ni ukwiyongera k'ururenda rwo mu gitsina. Ahangaha abakobwa cyangwa se abagore dukunze guhita dufata ko mu gihe ururenda rwiyongereye aba ari ikimenyetso ko watangiye kugira ibibazo bya infection cyangwa se n'ibindi bintu by'ibibazo. Ariko ahangaha ho ikiba cyabaye, ururenda rwawe ruba rwiyongereye ariko rutarimo gukururuka cyangwa se ngo ubone rwazanye rya bara ry'umuhondo cyangwa se andi mabara adasobanutse. Ahangaha ruragenda rukaba umweru kandi rutarimo gukururuka. Ikimenyetso cya 13 ni ugutangira guhurwa ibiryo wakundaga. Ahangaha iki kimenyetso gikunze kugaragara mu cyumweru cya 7 kuzamura gutyo, ariko hari n'abo ku bagore bamwe hari n'aho usanga bitangira kare akaba yahurwa hakiri kare. Ahangaha rero niba nawe utangiye kumva utangiye kwanga ibiryo wakundaga, iki ni ikimenyetso ukwiye kumva ko ni ikimenyetso cyagakwiye kugukangura ugatangira gutekereza, ukamenya neza niba koko udatwite. Ikimenyetso cya 14 ari nacyo cya nyuma ni ukuribwa mu nda. Uku kuribwa mu nda kudasobanutse kuba kurimo guterwa n'uko nyababyeyi yawe iba irimo kwaguka kugira ngo iyo umwana wawe azabashe kuba yaba mu nda yisanzuye ameze neza. Iyindi mpamvu ni uko umuvuduko wawe w'amaraso cyangwa se amaraso yawe uko atembera nabyo biba byongereye cyane mu bice bya nyababyeyi. Ikindi ni uko imisemburo mu mubiri wawe nayo iba yahindaguritse ku buryo butangaje ku kigero cy'hejuru, noneho bigatuma ushobora kuba wagira uburibwe budasanzwe, uburibwe utari usanzwe yumvamo mbere y'uko usama cyangwa se n'ibyo bimenyetso 14 rero nari naguteguriye bizagufasha kumenya ko utwite no muri cya gihe utarakora pregnancy test ngo urebe neza kuko niba utwite. Ariko icyo nakubwira cyo, niba warakoze sex, waba warakoresheje kondomu cyangwa se utarayikoresheje ukaba urimo kwiyumva muri ibi bimenyetso twavuze ruguru, my dear, ndakwinginze koresha uburyo bwose wipimishe umenye neza niba koko udatwite. Ibi ntabwo ari ibimenyetso uzapfa kwiyumvamo gutyo gusa, niyo mpamvu nkubwira ngo gerageza, niba uzi ko wakoze sex, ibi ni ibimenyetso bizakwereka ko hari ikirimo kuba mu mubiri wawe. Rero niba hari ibimenyetso urimo kwiyumvamo muri ibi, wikwinangira ngo uvuge ngo nakoresheje kondomu. Birashoboka ko ushobora kuba watwita kandi warayikoresheje wenda bitewe n'amakosa amwe yabayeho hagati yawe n'uwo mugenzi wawe mwakoranye sex. Rero gerageza umenye neza ko utwite cyangwa se udatwite, gusumba kuzatungurwa mu mezi 2 cyangwa se nyuma y'ukwezi inda imaze kuba nkuru.
Ikindi kandi niba warafashe ikinini kikurinda gusama nyuma yo gukora sex ukaba urimo kumva ufite ibimenyetso, ni igihe cyo kugira amakenga ukamenya ko gishobora kuba kitarakoze, kuko niba urimo kumva ibimenyetso byashoboka cyane ko ushobora kuba utwite. Rero niba urimo kubyumva gerageza ushake pregnancy test wipime, cyangwa se ujye no kwa muganga wipimishe umenye umwanzuro wa nyawo wafata. Ndagushimiye cyane wowe warebye iyi video, wakoze cyane. Icyo musaba kora subscribe kandi uyisharinge inshuti zawe, hari benshi bashaka kuyireba, hari benshi yagira icyo ifasha bakava mu rujijo bakamenya niki kiri mu mubiri wabo, kuko ntabwo ari byiza ko umukobwa amenya ko atwite nyuma y'ukwezi amaze kubona kabuze imihango cyangwa se hari ikindi kintu kibaye. Oya, ugomba kubimenya mbere. Ndagusabye rero kora subscribe nkwinginga cyane, kandi niba hari igitekerezo ushaka kunsangiza cyangwa se ikintu ushaka ko nzavugaho muri video z'ubutaha, cyandike hasi muri comment, ubundi tuzabona n'ubutaha. Ndabakunda cyane, bye.